Ruboneka ko yamanutse wenda Gilbert Mugisha we n'ubundi wagira ngo ikipe y'igihugu nimuhira muri APR ubu usanga rimwe na rimwe n'ubundi nabwo bimugora ku batoza batandukanye ariko urareba imikinire Faustin wenda turetse n'iyi Sekafa ba APR bari bafite icyizere cyo kugera cyo bari kugera ku mukino wa nyuma ukareba n'imikino yari yabanje nanone yagicuta APR yagiye ikina nabwo ukabona hari yagiye harimo n'ubundi tubazo tukaragarira buri wese abona wavuze ku impande yari yazidanangiye ariko na nubu haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo ese ubundi turetse mediane yawe yo ibikina nkuko abantu babyifuza mediane ese Dauda na Dawo nuvuga ngo mediane ni Dauda Ruboneka na Dawo ni Dauda Pasi na Ruboneka ni Dauda Sekiganda nande ariko muri match amiko nyinshi ziwe oya rero ni dakinnye batatu nyine ndavuga abase ntibakiranye match zigera nko muri 3 cyangwa enye none se ubona mediane yabo ari nzima uriye kuyigirira ikizere abakinyi nabo nyine bari hasi Dauda sazishize ntabwo yakinaga sibyo Ruboneka uravuga uti wenda urwego rushaka kuba rwarasubiye inyuma umukinyi wiyongeremo si memeri tawo wenyine na Sekiganda nubwo wenda nawe icyo nkubwira rero ni dasi niba ubushize gutwara bivugaga tuti ariko ari hasi ariko uremera ko n'ikipe karite z'abakinyi zari ziri hasi ariko nanone ireba aba bakinyi ifite rero ni dasi gukompeta nayo ntabwo akompeta nayo wongeyemo bangaye se APR yongeye bangaye ariko eri Hilal ndacyensista ku kintu cy'uko APR nta bakinyi ifite none se nangiye kankubaza muri Sekafa y'ubushize kubabonaga bakina APR kubabonaga ikina asa de pano kari Hilal yari hagaze ari Hilal none se tugiye muri competition za Afrika bageze ari Hilal yageze APR igera he ibyo wibone dasi bivuga izi Sekafa ni preparation ariko muri rusange na APR ubona ko ya urwego rwayo rugenda rumanuka kugira ngo ruzamuke kandi icyo bifuza nuko rwakabaye ruzamuka ku buryo nawe urebe imikinire rumanuka sugereranyije niyi ku buryo nawe ubona imikinire ukabona APR yasazishize ntiyari iri hasi yagiye hasi nyuma yagiye hasi mu mikino ya nyuma ariko yari yatangira hejuru champion yose APR yari iri hasi ndavuga Sekafa Sekafa na ya mikino ya Champions League Sekafa rega rero ni dasireba ba adversaire wahuye nabandi wahuye na Champions League bakina na zazamu yo na za pyramide APR yari iri hejuru igenda imanuka abantu baravuga ati Darikonovic biragaragara ko ari nta kigenda oya nubwo umutoza bari hasi na karita urwego rw'abakinnyi oni das tuzamura urwego rw'abakinnyi hari igiye kuri radio dushyushya ikipe zakoze merikato iyo umutoza ari mwiza iyo afite amahirima nibuze nkani none se Ronida umukinyi buriya n'abare Real Madrid uwo Ruboneka udakina seze ebyiri n'abare Real Madrid ntabwo wasanga bose ari beza uwo Krem udakina seze ebyiri abingenzi inkingi za mwamba nakubwiye niba ikipe bibona urabibonye ko nta muzamu ufite ntusubiye inyuma ngo ugende wicara ugura umuzamu icyo urakemera iyo nenge yo mu izamu nimero 2 buretse gato nimero 2 urabibona ko harwa uragiye uzanyomba renga watandukanye na Rayon Sport no muri neza ari hasi aho hari akanenge icyo nukibona yego axe centrale yawe urabibona ko Clement agize iyo instability yo kuvuga ngo ntagiye hanze ukinnye inkera y'abahizi Mantaroma ntabwo ameze neza yaba Clement yaba Yunusu yaba uyu Suwane bose barakora amakosa ntacyo ukosoye ariko n'icyo umutoza baravuga bati wenda azaza bikosore kuko baravuga bati dufite Clement ni mwiza sibyo Clement nawe wasoje nabi bakavuga bati wasoje nabi sezishize bakavuga bati dufite Suwane wenda n'umutoza wa nta kigenda yewe na Yunusu bakavuga ati ubwo tuzanye umutoza wenda nta kiri tumuzaniye nukugira ngo akore defense ni ya swati ya Clement na Suwane cyangwa se ya Clement na Yunusu ariko abakinnyi bo turabafite wenda icyo twaburaga n'umutoza wo kubahuza kwa niyo mugabo Claude ntuhemera ndamwemera nubwo nanone nabo bakeneye ariko nawe akeneye umu challenge akeneye umuntu uri buze kumuho yaramukera ariko reka tubare ko hari nyine nawe ntago ari ku rwego rwo kumu challenge ntabwo wagira abakinnyi babiri bose beza byo nibibaho nari amakipe y'Uburayi nuko aba bameze bibaye byiza wabaye hanyuma rero tujye kuri 6 haracumbagira kubera ko Dauda ntabwo sezishize yiki wenda bari baguze Sekiganda hari ubwo reka ariko ubwo nabwo nujya kureba uburyo bw'imigurire buguzanye Sekiganda uzanye Pacifique nawe rega kuba uwo Sekiganda ageze uyu munsi atarakina afitemo ikibazo ngo nda ni ikibazo cy'imvuna bigendanye n'ibyo yamushoye uko bingana faze retour muri championnat y'Uganda nayo yakina ntabwo bagakwiriye kugura umukinnyi uje kwicara bigendanye n'ibyo wamushoye none se bose bakina
kwicaraho hari igihe wisanga wicaye bitewe n'ubwo baguze ntabwo bose bakina. oya ahubwo binagendanye na ya migurire yacu yo kugura umukinnyi ugasanga ari munsi y'usanze aho gakwande. Ikibaho ubwo nuko wagura umukinnyi wicara, naho umukinnyi waguze wenda yakinaga akaza akicara, ubwo ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare wenda, cyangwa se klima itamuguye neza, cyangwa se atitwaye neza, kwiyadapta byamugoye. Hanyuma twagiye kwa Dawuda, si mwiza? Ni mwiza. Yego. Twagiye kwa Dawuda, si mwiza? Aho ni sawa. Okay. Kwa Ruboneka ubundi ntiyakaba yari mwiza? Nawe ukeneye ariko umuha challenge. Uyu munsi nahozaho. Ibyo ntabwo wavuga ngo uyu munsi araba mwiza, uyu munsi ntabwo ari mwiza, arahindagurika sezimwe ebyiri eshatu nziza. Seretse aka gace ka sezo nako iki gice dutangiye nicyo wavutira Ruboneka simubona. Ariko umwaka ushize ni Ruboneka wageze. Ariko nanone Leonidas ahubwo ngiye iyo Ruboneka atabonetsemo ubusanga APR yaso. Leonidas nanjye ahubwo aho ngaho nkagiramo n'akadute nibaza ikintu kimwe. Faustino nge ndibaza impamvu uyu munsi kuri iki kiragano cy'uyu mutoza Taleb uri bujye kureba usanga abakinyi bafite ibibazo mu buryo buri mentale, kuko ni Ruboneka wari mwiza ariko ujye kureba niki cyahindutse kuri Ruboneka. Ikibazo nyine uragishyira kuri Taleb ko ariwe watumye uwo Ruboneka asubira inyuma. Nujya kureba mu bakinyi hafi ya bose uri bujye gusanga usange bahuje ibibazo. Ntabwo ari Ruboneka wenyine, ntabwo ari Clement wenyine ko Claude satasubiye inyuma. Erega nujya kubireba ubuse Claude akoze amakosa ngahe muri iyi mikino, ubuse nta gitego cyamuturutseho. Erega nujya kubireba iriya ni contre attaque, ariko sereri nk'iyo Ruboneka yakoze ku gitego apasa umupira umuntu. Ariko nanone ukongera ukareba nabyo ngiye kureba cyane kuki abanyamahanga ahubwo aho kugira ngo bamanuke bo, nge navuga ko bagerageza nibuze. Niba twabonye Hakimu Kiwanuka ko yakoze akazi, Sekiganda ari kuzamuka. Oya Sekiganda wenda amazi William Togi. Tukabona Hakimu Kiwanuka ari kuzamuka, tukabona Togi ari kuzamuka, tukabona Jibril Watara ari kuzamuka. Dawo ntashidikanywaho. Abanyarwanda bene Kanyarwanda mwebwe kuki muri gusubira inyuma murazira iki? Kitari kugenda neza. Ubushize twaravuze tuti babazanye ubuyobozi bwari bw'icyo gihe bwa Retired Colonel Richard Karasira nabo bakoranaga, batangiye basa naho batonesha ari gihe bigeze gutangira basa naho batonesha abanyamahanga igihe bari bakiza. Sinzi niba mubyibuka ingoma ikijyaho ya Richard. Hanyuma turavuga tuti abanyarwanda nyaboneka buyobozi muramenye mwikwirengagiza abanyarwanda, turabavuganira rwose ndetse n'ibintu birahinduka, namwe muhabwa agaciro, kandi na n'ubu ndatekereza ko agaciro mugahabwa. None namwe wa mugani aho ni mwirarika. Ari naho ngarukira wa mugani wa Fabrice n'abatoye itegeko ry'abakinnyi 8, wa mugani uwaguze neza ibikinnyi by'8 akabirohamo bene Kanyarwanda bakaba bazagorana kubona umwanya. Ari byo byitwara neza, ari byo byitwara neza, usanga ari beza. Turabivuga ejo rona Sekiganda ashaka kongera imyitozo nawe umwanya arawutwara. Kuko APR iyo yagize ibyago iri tegeko rya 8 riza isa nitaragiye yekiribura ku myanya yayo, byanze kuza itegetswe kubanzamo kabiri ka Kanyarwanda, ikabanzamo nka APR. Ubwo byashoboka ko yari gushaka umuzamu w'umunyamahanga, ariko arebe beraga ikabaye turivunira iki, kandi umubare baba ari 6 bajya mu kibuga. None uyu munsi babaye 8 tugura 3 ka Kanyarwanda, ariko yaravuze ati se mwuka byaramwe turivunira iki tugura 3 ka Kanyarwanda, koko Claude tumufite wahagumisha Claude akajya abanzamo n'abandi b'imbere bakajya tukareba uburyo ki tubona mu 6 kabiri the same. Yego kabiri the same. No murax ati hari Suwane eze turongeramo undi munyamahanga wiki. Yego wiki. Bituma APR yaguze abakinyi batatu. Bituma APR isa naho yifata mu kugura umubare munini w'abanyamahanga, bavuga bati ubushize wenda twaguze benshi bamwe b'imfabusa n'iki kandi mu kibuga bimera gutya. Uzabizi ko twacyuriraga n'amakipe tuti ni gutugura abakinyi 15 kandi mu kibuga hazajyamo 6, hanze yacyo hakajyayo 4 tukabibacyurira. Gusa ibyo byose nubwo mwene Kanyarwanda yasubiye inyuma ntabwo bikuraho ko n'umutoza ureba ibyo akina ukabibura. Yego nawe nuko urabibura pe, kuko ni arahura na za KMC, arahura na za Power Dynamos mu nkere y'abahizi, arahura na za Zamu, ukabona ziramurusha gukina. Ukamase wamutoza we ubundi imitorize yawe ntukwataka ntabwo akora passe imwe ebyiri eshatu. Nje nigumira rega nushaka kugera kuri Bumamuro nubwo wenda byabaye ibitego 2, ariko ugiye kureba mu buryo bw'imikinire ni Bumamuro mu mikinire yakinaga. Yego rwose ubonaga rwose iri kuyirusha. Ubushize yaratubwiye ati ngewe nigumira iwanje. Ubundi nkataka nkazabishakira hanze ndakiryamaho nubwo nabyo nyine hari gihe bitabaga bifatika muri kontra. Kandi
Ariko- ni ugutsinda wanakombensa ukina umupira mwiza. ahangaha rero niho turi kwibaza twese. imikinire ukayishaka ukayibura, yego intsinzi ikaba yaboneka, nibyo nakubwiye ni rimwe na rimwe no kuba wifitiye uwo Djibril Ouattara uvuga uti ukigendana ku kibuno urumva ukagira nk'uko Togwi nawe bigaragara ko mu gihe yabonye amakaziyo na Mamadusi ariko mu buryo iyo aba afite imikinire myiza wavuga uti igihe Ouattara yaje, igihe Mamadusi yaje, byibuze ibitego bizagerageza kuboneka kuko akina neza, ariko igice abantu intege complete nuko ntabyo akina, nta kubyaza sinzi n'igihe bizaza. hanyuma rero nanone ikindi giteye inkeke confiance mu bakinnyi yaramanutse, erreur individuelle ni nyinshi muri APR. Gusoza match utabonye ahantu amakosa atanze ikosa direct kandi rya riske ritariteza ikibazo ku ikipe hakavamo igitego. Ubwo twavugaga ba Kerema mu minsi ishize, twavugaga ba Yunus, twavugaga Pierre, ubu bigeze kuri Ruboneka. ubwo na Gilbert rega nawe ntiwa ushatse nawe wamubaramo. Ubwo ese kandi bigaragara ko nanone APR nubwo bimeze gutyo isa niba navuga ngo yubakiye kuri ba Kanyarwanda, iyo batameze neza ubona ko rimwe na rimwe niba ari uko wenda aribo bavuga bati twebwe turamenyeranye tubonanye imyaka nyinshi n'iki nk'uko nguko iyo batameze neza ubu usanga niho nyine APR isigara ikinira kuri individi uko nguko Djibril Ouattara akakishakira, ariko se nagishaka bazakiryamaho babishobore, ubwo nacyo uhita ukigarukaho, bazakiryamaho bagishobore mu gihe adversaire azaba akomeye. Ubu igice cyugarira kirugarijwe kirugarijwe kandi aricyo nibuze twacungiragaho tuvuga tuti nibuze igice cyugarira n'ikizima nihaboneka igice bagerageza bizanuka. Bazanye Djibril Ouattara nibwo umwaka ushize wabonye ko APR yagiye ihumeka kuko byanze kunze baravuga guti igitego kiraboneka kuko byagera ko Djibril Ouattara arakibona kandi kuza kukidefanda nabyo biri bworohe kuko igice cyugarira n'ikizima. Yego, none ubu ngubu hari ikibazo niba kiri gukora icyo gice cyugarira amaherere kuri izi match z'aya makipe atarinjira muri competition nyirizina, uri guhura nari yirarika kubonamo ibitego bitatu mu gihe gito mu minota itarenze 20. Nuhura n'izindi none ziri ku rundi rwego, nuhura na Pyramide y'Axere yatangiye shampiyona y'iwabo iri gukina match mpuzamahanga n'abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru, ufite izamu rwaye ni Ruhamya Nkiko ndetse na Pierre bagihari, ufite abo bakagege, ufite ba Kerema na ba Yunusu ni na Suwanura muzana bikaba bya bindi. Uyu mutoza rero nawe rwose navuga ko agiye mu mazi abira we hakiri kare, bitandukanye na Dariko we match Sekafa abantu twaravugaga tutaraguruka, ajya muri Simba Day tukabona aragenda byibuze, ajya muri zo za Pyramide na za Zamu ukabona aragenda, uyu watangiye none hari hasi. Nuko nyine agira amahirwe akaba navuga ko APR y'umwaka itandukanye n'iy'icyo gihe, icyo gihe yari yarihaye nubwo n'iyi ngiyi zifite birumvikana, ariko intego za APR z'umwaka ushize yari yazishyize hazara, ariko si ubu ngubu kuvuga ko izasezera Pyramide mu kabyara biragoye. Nanjye umenya ndi kwinyuramo, nari ngiye kuvuga ko ibushize yiyemeraga cyane, yaravugaga ukavuga uti iragira irakubita umuhisi n'umugenzi, ariko y'iki gihe nayo ubona ko igenda biguru ntege mu gutangaza, nubwo yatangaje ko izasezerera Pyramide. Ariko mu by'ukuri umutoza bigaragara ko nawe igitutu kiri buze kuzamuka. Noneho wakongera ibyo Gakwanda mbwiye niba ari byo koko, kuko ntabwo nakurikiranye interview ye ngo avuga ko nabyo ni ikibazo Faustin yatangiye kwijundika cyane, hari fazare yego, hari gutanga ijana, hari ibyo kumana mu mutima ukazabivuga ubona sezigiye fazare igiye kurangira muri cya gihe uzaba wemere ugiye nyine igihe cyo kugura kigeze, ariko utangiye kwijujuta kandi kugura bizagera mu kwa mbere kandi usabwa gukina imikino 15 ya shampiyona n'iyindi ya Champions League, aho nariye nereri Faustin buryo wijundika abakinnyi nibuze ubona bigeze hagati yo kugira ngo wongeremo abandi. Rwose yamaze gutangaza ko akeneye umuzamu, akeneye nimero 2. Twese turabibona ko akeneye. Ahangaha rwose ko uko yagenda kose yakabaye yarabasabye hakiri igihe cyo kugura abakinnyi, cyangwa se yarabidetekse hakiri igihe cyo kugura abakinnyi. Nyarugenge byahindutse, ushobora kubikubaganya bugaca ari wowe ikibazo. Imvugo yavugaga mu minsi ishize itandukanye n'iyo ubu ngubu, yavuze ko ari umwarimu. None wa mwarimu none ageze aho none avuga yuko arere makeneye, ariko menye umubeshyera wa mwarimu we waba uri igitangaza. Yavuze ko we atajya blaming abakinnyi, yabivuze kuri Pierre yakoze ikosa. Nanjye numvaga Rwanda mbeshye. Gakwanda yatangaje ngo yatangaje yatangaje
ati bitarenze mu kwa mbere akeneye umuzamu, hanyuma kuri nimero 2 bidapfa bidapfukaho ahakeneye umukinnyi. mu itangazamakuru saka ibyo wabibwira cyangwa yaguhamagaye arabikubwira ahari cyangwa bivugiye muri dressing room. Kubwira aho yabivugiye gapo. Ndiye nkubwiye ko Rwambariro genda nkubwiye yuko amakuru ya ndani ariko bimeze rwose. Yabivugiye mu Rwambariro rw'abera. Oya yabatangaje kare. Yatangaje. Iyo ubona nta yindi option ufite yo kongeramo abakinnyi, ubu tuje igihe cyo kubongeramo kikagera, ariko ukaba witonze mu kubreminga abo ufite, cyane cyane ko se zitaratangira. Iyo aba ari ubreminga yakaba yarababreminze akimara kunganya na gore akavuga ati pupu ati mbonye ukuntu ibitego 2 bijyamo, kuko hari imikino yakinnye abanyezamu Faustin muri ntuza bakuri bikosa kuri Gasogi igitego batangireho warya ni na Adolphe wari warinze na Adolphe urumva ikosa ryahise rigaragara. Bakurikizaho gorira bamucomamo 2 sinzi wari warinze nawe ibyo amakosa baragaragaye. Nukuvuga ngo igihe cyo kubwira abayobozi ba Peri ko nta munyezamu bakina na Polisi Krema yitsinda igitego yakaba yaradetekisa ati nyamara mw'abantu ibintu birakomeye ni mu ntabare mu nshakira undi mukinyi mu buryo bw'ihuse. Yagaze ati ndi umwarimu mwarimu blaming abakinyi abanyeshuri ubwo niba ariko se mwarimu asanze ibinyeshuri byari bizwa cyane ku buryo yajya aho ngaho akazaba ari we uba victim ahubwo ngatabaze kare. Ndabona ruhamya nkiko ndabona bamushyize ku gatebo uyu munsi yaruhukiye. Ubwo barimo barakina umwanya wa 3. Ishimwe Pierre niwe ubanjemo. Aho naho rero ni nabyo ni nk'ibyo dore kindi kizamugora Faustin ni uguhuzagurikira muri decision making ku bakinnyi ari bubanzemo cyane cyane nko muri iryo gori. Akabaye kose ahindura Hakizimana Adolphe niwe ubaye umuzamu wa kabiri. Kamwe ubundi gihe uko na Pierre yagize ikibazo uhamya nyiko yagomba kurangiza irushanwa. Yego niyo Pierre yari kuza kabanzamo. Oya ariko yenda akaba ari umuzamu wa kabiri umwanya wa 3 uramye nyiko. N'amakosa yakoze si menshi. Nta n'ubwaraje. Amenshi n'aya defenseur bo muri Accent. Aho ibintu bijya gupfira ni ibingibi. Niba watangiranye umunyezamu irushanwa nk'uko kwa Peri nubundi yari yasize Petero ahuzagurika. Emera ruhamya nkiko rirangize. Ubu ni yamushyize no mu basimbu. Nta barimo. Nukuvuga ngo umusimbura ni iduciremo iyo yakinishije kuri uyu mwanya wa 3 twihuta mbere yuko tuyivaho. Yes, ni Ishimwe Pierre Mizamu niyo mugabo Claude capitaine, akaza Nshimiyimana Nusu ndetse na Nigiye na Clement mutima wa defense, hanyuma Byiringiro Gilbert Kagege ruhande rw'iburyo, hanyuma Dauda Ruboneka Jean Bosco ndetse na Mugisha Gilbert, ari Memer Dao Sekiganda ndetse na William Togi 11 nabo ngabo ngira ngo niminduka nyazabaye. Waboneranywe ni ruhamya nkiko. Yego ko nuwundi numva ari kugerageza ikipe ye ya nyayo. Ubwo nawe ari kubivanga. Minota ni 20 biracyari ubusakusa na KMC. Abona match nariho rwose kuri Sekafa online. Ukeneye kuyireba bawe birebera rwose uko bihagaze. Reka rero Sekafa ariko bari guhatanira iki? Mutabivuga mu mwanya wa 3 ntabwo ari waryatungo bayitirira kubera ko ni medale ya bronze. Navuze ko ari guhatana umwanya wa 3. Ufite n'ibihumbi 10 by'idolari bayida. N'ibihumbi 10 by'idolari ntabwo ari gutaka. No gukora isuku mu kibuga. Akamaro yibyo ariko se byo bintu by'isuku. Isuku se nabakirina. Guhatana umwanya wa 3. Urakurikirwa na finale ikipe ya Singida n'ikipe ya Hilal. Nabo bari buze gucakirana isa 9. Hanyuma rero nibyo kuri Aperi. Reka duhita tujya muri Sekafa y'abagore.